Yes, reka nongere nguhe ikaze wowe ukomeje gutega amatwi cyangwa se ukomeje gukurikirana iyi channel ya Kiramani Mr Daddy. Nk'uko mubibona hano ku mashusho hari amashusho y'abantu bari kugaragara, ni couple ya Yves ndetse na Nina ariko ikaba iri kumwe n'inshuti yabo yitwa Gadi. Mu minsi ishize hari filime yaje gusohoka nyine muri iyi mayihati abantu bayikurikira ngira ngo murayizi, aho byagaragaye ko uyu Nina ndetse n'uyu Gadi baje kugaragara bari guca inyuma uyu Yves. Nk'uko mubizi uyu Yves abana n'uyu Gadi kandi ni abantu baba bari closed friend. Ibintu ushobora kwibaza bikagucanga ukavuga uti ni gute umuntu w'inshuti nyine yawe yaguhemukira akagira irari ryo kuryamana n'umukunzi wawe. Gusa byagaragaye ko uyu Nina umukunzi wa Yves ari we wagerageje kugenda ashotora uyu nguyu Gadi, ariko nawe nta butwari yagize bwo kuba yakwikomeza ngo atekereze kabiri. Byarantangaje aho we yaje kujya yicuza ngo Yves abimenye ngo ni iki, nkaho atabaye yabyibajije mbere yuko habaye icyo kibazo. So uyu rero niba ariko inshuti z'iki gihe zimeze, muraza kugenda mumbwira muri comment ukuntu mubona inshuti z'iki gihe zisigaye zigenda zitubanira, hanyuma tugire n'uburyo ki tugenda tubihandoringa. Ese bisobanuye ko relationship bari bayigiranye kariya kanya, cyangwa n'ubundi bari basanzwe bafite ukuntu baganira, kuko mwabonaga ko uyu nguyu Nina n'ubundi hari ukuntu yarebaga icyoroshye uyu mujama, yari agize chance rero zo kumufatisha, dore ko yaje gusanga umutipe wenyine nta n'akabaraga agira muri kiriya gikorwa, urumva ko yari akeneye ibyishimo. Bamwe na bamwe bumva bavuga ko ngo yari afite ngo na taki ya danje, ngo buriya akaba ari nayo mpamvu yabimuteye. Ibyo byose mwagenda mubyumva nyine ariko biranashoboka, ariko nanone ntago wavuga ngo urafata umukunzi wawe ngo niba uzi ko ngo afite ikibazo runaka kandi agomba kwivuza kikaba cyakira bikarangira umuca inyuma nyine ngo nuko ngo ari izo mpamvu. Ikindi kubana n'inshuti yawe bisobanuye ko nyine iba igomba kukubangamira mu buryo nka buriya. Ese Yves nabimenya uratekereza azakora iki? Azakomeza gukundana na Gadi? Azakomeza gukundana na Nina? Hazakorwa iki? Ni ibintu buri wese yakwibazaho kandi numva bigoye, ariko uko byagenda kose ubucuti bwabo barabuziranye bafite uburyo ki bazabuhandoringa. So ubwo rero mumpe comment guys, mumpe comment mumbwire ukuntu ari weho ufashe inshuti yawe guca inyuma, cyangwa se ukaza kumenya ko yaguca inyuma kandi mu bintu by'ukuri. Umbwire icyo wakora, niba wakomeza gukunda iyo nshuti yawe cyangwa se niba wakomeza gukunda umukunzi wawe. Niba wamukunda se, ese ukomeje gukunda umukunzi wawe wajya umugirira icyizere? Ese ho ya nshuti yawe mukomeje kugumana wajya wizera ko hari ibintu runaka bitaguhemukira nyine nk'inshuti yawe? So mumpe comment rero mumbwire ukuntu mwebwe murimo kubyumva. Gusa ngewe uko mbibona inshuti z'iki gihe ntabwo ziri serious, kandi n'abakunzi b'iki gihe nabo ntabwo byoroshye. Muri makeya ni ugusenga tu. Ndi James Legend rero, amakuru nk'aya nakagaruka tuzagenda tugenda tuyabagezaho gatanu kuri gatanu, tubashakira udukuru nk'utu ngutu ushobora kubanezeza. Utarakora subscribe yikore vuba vuba ko ibintu nakagaruka. Ciao ciao.